inshuti bakunzi ba Max Wise TV, tugiye kubagezaho ubusobanuro bw'umugani ugira uti gera umuzinga kuwa bugegera. Uyu mugani ushobora kuba ari ubwa mbere wumvise cyangwa se ukaba warigeze kumva ariko ntumenye ngo ushatse gusobanura iki. Muri aka kanya rero tugiye kumva aho wakomotse ndetse n'icyo ushatse kuvuga sobanuye iki. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira iyi video kugeza irangiye, hanyuma ku mpera uraza kumbwira ngo ese bimeze bite, wasobanukiwe cyangwa wasobanukiwe. Gusa ndakwizeza ko nurangiza iyi video uraza kuba wasobanukiwe ndetse cyane. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe, banza ukore subscribe hanyuma ibindi ubimbaze. Weho tugumana hanga kuri Max Wise TV. Gera umuzinga kuwa bugegera. Uyu mugani Abanyarwanda bawuca iyo bashaka kwigisha umuntu ngo akurikize urugero rwiza abona n'abandi. Niho bagira bati gera umuzinga kuwa bugegera. Wakomotse ku mugabo wo ku Ntenyo mu Nduga y'Epfo witwaga Bugegera. Akaba umugaragu wa Mirenge, wa mukungu w'ikirangirire bajya bakurizaho kuvuga ngo naka atunze ibya Mirenge ku Ntenyo. Mirenge uwo nguwo yamaze gukungahara cyane, mu Nduga yose rubanda ruramushikira, baza kumucaho inshuro, kandi ngo ubwo bukungu bwe bwakomokaga ku mizinga y'inzuki yagikaga, bituma agira ubuki bwinshi. Abafite amasuka, amagumba y'amapfizi bakabimuzanira bagatetura. Gutetura bivuze kugurana ubuki. Nuko bibaho bishyize kera, wa mugabo Bugegera w'umugaragu wa Mirenge wari umukene cyane, ageretseho no kuba yaracitse intoki z'ikiganza cy'iburyo, akajya yitegereza imizinga ya Mirenge. Bahakura ubutitsa. Ubwo azirikana n'ibintu rubanda bazanira Mirenge bagurana. Niko kwigira inama ati ahari nanjye mboshye imizinga nkayagika ubanza namera nka Mirenge, naho kandi ntasa nawe, nibura nakwibeshaho. Ati inzuki Mirenge ntazifata ngo azishyire mu mizinga ye, bisubiye si n'abantu be bazitera ngo bazinyage bazizane mu mizinga. Nibwo atangiye aca imicundura n'akaboko ke kamwe k'ibumoso. Mu Nduga y'Epfo kera nta shyamba ryahabaga, hari umukenke wiganjemo umucundura. Nawe Mirenge ibiti yaboheshaga imizinga, abantu be babikuraga mu mayaga ku rutabo rwa Kinazi. Ubugegera amaze kugwiza uduti twe, abwira umugore we Nyirampumbya ati nshakira amarwa meza, nziyingingira umuntu wo kwa Mirenge azambohera umuzinga, nanjye nzagike ndebe ko twabona ubuki bukadukiza. Uwo mugore we Nyirampumbya ngo yagiraga amarwa y'iziko atangaje, ahera ko aracanira, umusemburo uramuhira uratumbagira. Abonye ko ushamaje, yimuka mu buriri bwe ahunga umugabo we kugira ngo na hato batarengwaho bakawica, dore ko kera umusemburo nawo wiraburirwaga. Nuko Nyirampumbya yenga amarwa ngo atangaza Abanyanduga bose, barayahururira barizihirwa. Bageze aho Bugegera araterura ati umva bantu bateraniye aha, icyatumye mbatumira ndasaba ko uwamenya kuboha imizinga yazawumbohera nkazamuhemba amarwa arenzayo.
abari aho baramwumvira, havamo umwe w'umuhanga mu baboshyi b'imizinga yo kwa Mirenge ati tutagombye kuboha njyeweho ndawufite uzaze nkuguhe. Bugegera na Nyirampunge babyumvise barishima cyane, babwira uwo mugabo bati ntibigomba gutinda, jyana n'uyu mwana umuduhere. Arahaguruka ajyana n'umwana wa Bugegera, amukorera umuzinga awuzanira se. Mu gitondo awagika mu munyinya wari imbere y'irembo rye. Amaze kuwagika agira amahirwe winjira vuba, ugiye kwera urasisora. Yenze ubuki buratangaza kuruta ubwo kwa Mirenge kure. Ababunyoye bahakana ko atari ubw'umukenke, bakeka ko ari ubw'Ibugesera bw'igiti cyitwa urusinzagwa. Bamaze kwishimira ubuki bwo kwa Bugegera, bahinyura ubwo kwa Mirenge bati mbese imizinga ya Mirenge yayigize nk'iya Bugegera ikera ubuki bw'umusinzagwa ntibe myinshi y'ubusa. Nuko kuva ubwo Bugegera arakira aranezerwa, akijijwe n'umuhati wo kwigana gukora. Yagika akazinga kamwe kakarusha iyo kwa Mirenge kwera. Nibwo Abanyanduga babigize umugani bati mujye mugera umuzinga kuwa Bugegera. Ari ukuvuga ngo bajye bigana abafite akamaro babona n'abandi, bajye bigana ibifite akamaro babona n'abandi. Kugera umuzinga kuwa Bugegera bisobanuye kwigana urugero rwiza ubona n'abandi. Mushimiye kuba wakurikiye uyu mugani, wakurikiye iyi video kuri Maxwise TV. Nibutsa ko niba utarakora subscribe, kanda kuri subscribe, no gukanda kuri nzogera y'amamenyesha kugira ngo uzajye uhita ubona video dushyizeho ako kanya. Nimba ukunze iyi video kanda kuri like kandi uyisangize n'abandi kugira ngo nabo ibagereho.